Yeah. Wanyoye? Nanyweye mukunzi ndi no kunywa ngaha. Wanyoye? Yeah, of course. Ndagukunda kuzikuganira. Umva. But first of all ndagushimira pe. Nubwo nawe ugira igihuha cyinshi ariko uri umuntu mwiza ku rundi ruhande kandi wumva ukuri. Ndagira ngo mubaze uravuga iki kuri aka karengane ka Muyango kari kuri social media? Kameze gate? Okay, ntabyo uzi. Nta oya nzi Muyango ko ejo bundi yirukanishije Zinda nta bindi nzi. Yaramwirukanishije se? Kandi yaravuze ngo ntago bazongera gukorana. Mama nyabo. Ntabwo ukurike nta kandi narakoze live hano Zinda kaza akabisobanura. Se muhungu akaza akabisobanura baraje hano ngewe ntabwo njya mvuga ngo bavuze. Ngewe nabonye umukobwa ngo uhumura hehe kuri Snapchat ari we wa postinze nyine ngo chat yagiranye na Muyango. Umva kubwira ikintu kimwe. Ikibazo cyavuye kuri Zinda wirukanwa ku kazi. Ngo byagenze gute rero ibintu byose yaraje birambura. Zinda n'umushuti we uwo mukobwa na Barisa Salima yaraje arabisobanura ahantu zirasaga zavuye. Ugarutse kuri ibiboro bya Muyango kuvuga Muyango nawe ntabwo ashobotse. Muyango ntashobotse. None se kambaza Muyango we ajyana ibibazo n'abantu bose. Muyango azarangira nka ntuza. Muyango azarangira nka Muyango uzabireba Muyango ashobora kuzamira ninde muntu wabaye intuza ibiciro ry'imigani. Muyango ashobora kuzaba nka Sandra. Muyango natisubiraho azaba nka Sandra. Umva nkubwire amutera imbere mu izina rya Yesu. Ndagusobanurira. Ntabwo nsobanurira urinde so gusiteka ku muntu ngo umuntu akaruna. Nimukunda ukuri murambwira ukuri mukaza. Nta kuri kurangaho se urinde wo gushyira iteka ku muntu. Azarangira nkande. Wese uzarangira nkande. Waziba ukumva? Na zinkaziba no ndekare. Ndetse igiti. Aramaze uko azarangira kose biri mu biganza by'Imana. Manza wumve rero ngaho tega amatwi. Iyo utangiye guturagurika ntabwo ushaka kumva point yanjye. Ngaho kuvuga ndaturagurika hanyuma. Uraturagurika hanyuma. Icyo mvuga ni iki ngiki. Ni kubera ko abantu bose akorana nabo bagirana ibibazo. Ahubwo se ko abantu bakorana nawe bagirana ibibazo. None niwe kibazo. No, Muyango agomba kwisubiraho. Muyango ngo afitanye ibibazo na Kate ntuza. Kate Kayonga bagiranye ikibazo. Agiranye ikibazo na abahosti bose. Agiranye ikibazo n'uyu nguyu ninde. Uyu umugore wa The Trainer. Si babiri. Agiranye ikibazo na bamaze kuba abakobwa batandatu. Waje kubera ko abantu bose bahurira bajyana ibibazo. Ntagende yitunje n'itoroshi yirebe arasanga afite ikibazo. Ntabwo mukunda ukuri. Oya si ikibazo cy'ukuri ubu numva nkubwira. Iyo abantu bari kukurwanya, abantu bari kukuvuga. Baramurwanyiriza iki? Gusarura ntabwo ari byo. So hari ahantu bigera ngewe ndeba amakomenti. Gendera amakomenti ari gukorwa kuri Muyango nonaho. Ibyo se ni ibiki? Genda urebe uretse gato aho ngaho ari umuntu n'abantu. Umuntu ni Imana. Barakubira gatatu. Thank you guys. Muca muri gloves here. Barakuba gatatu uyu mukobwa ari kunyibira mu mibare. Cyo gifite bari kukireba guys barakuba gatatu please. Urimo kunyumva Eva? Ndakumva. Muyango agende yitekerezeho arebe ntabwo abantu bizarangira uri kunyumva? Ntabwo ntukamenye uko uramwana w'umuntu azakigera ko banga biraza kugira icyo ndi gukubwira ni iki agomba kwireba. Urimo kunyumva? Agomba kwireba. Nawe ugomba kwireba mu izina rya Yesu. Ndireba nde nireba ko nirebye umunsi nirebye nkamenya ko mutari beza nk'abahunga nkabihishamo bahambirwa. Gaze turi rose mushanga amaroza atatu. Thank you Kelly Jo, thank you. Ariko abantu banje bararambiwe. Kurambirwa se urumva ukuntu urimo uravuga ngo uriya mwana w'umuntu azarangira nabi wagira ngo uri Imana. Nisubireho. Ariko ngo difa wagera mu nzu ijyana abantu ku Mana twashira. Ntuntinge nabi ntabwo icyo navuze unyumve neza cyane ikibazo mu murahita mukora. Niba uri kunyumva nyumva neza icyo nshaka kuvuga ntabwo uri kumpotinga nabi. Muyango agomba kwandastandinga ko abantu niba ntabwo buri kwezi ngaho uyu munsi afite isaga n'uyu nguyu afite isaga.
urukumva umuntu agirana saga n'abantu bose wowe ntabwo urumva ko harimo ikibazo ntabwo ugomba kujya mu bibazo cyane urukunyumva hari kuba umuntu agirana n'ikibazo abanyarwanda kenshi cyane igihe umuntu ashyiraho standard agashyiraho uburyo bwo kubaho bamwe muri bo bikababangamira hano barakuba gatatu bagiye gushyira mu kagarasi yazi baravuga kare abantu bafite hano come on my people barakuba gatatu muri ikindi abanyarwanda bagira mu nyangire ugasanga ngo niba ngiranye ikibazo na urugero ngo nande na Eric Koroda aranyanga Eric abantu bose b'inshuti za Eric banyange uzareba agakundi kamwanga ubusanga ari abakobwa bishyize hamwe b'inshuti kavugira inama rero mukobwa karara ntabwo muyango nta kibazo ngirana nawe muce muri gloves please urumva Jocha muri gloves nta kibazo ugirana nawe ya nicyo naba mpuriye nawe ko ntari uko nenda kuronga umurongo ngo nzamutereta ko nayo kungira never say never what do you mean ngende ikiremba none se ko ndiye mpurisa na murongozi murumuna wawe ya murongo ntawe mfite urangiye n'umukobwa se n'umutinganye ko mfite abashiki banjye gusa umva mbabwire nta muntu ujya uvuma uw'Imana itavuze ubu ndatsinzwe nawe utsinzwe se ariko kanya muhari uyu mwamutsi ndayipinga n'ukuri kw'Imana ndababwiza ukuri mwabikora Jo arahari reka following Jo ataragenda mumbabarire tumwamburira imikino 6 yatsinze byonyine bari cyo munkorera aho sha abanyarwanda baracyanuka ngo Eva yashaje wese uko mama yakubwiye angana niko akingana Eva ndababwiye mu minsi mike agiye kujya bashumika nka jihad ukuri kw'Imana no abanyarwanda genzajya mbabwira nabi kandi mbabwire nabi byiyubashye ako ngo yuvirara ngo umuntu yashaje wese uko bakubyaye agize umuntu sinayipinga kwe mwagejije Eva tumwamburira imikino 6 basi byonyine urukumva rero Eva ibintu by'abakobwa b'i Kigali ujye byihorera ujye mara ibintu by'i Kigali ngiye ndi gukubwira ibiboro byabo bimaze kubikurikira igihe kirekire araje kubeshyera yone ntabwo bashobotse nabo ntabwo bashobotse gusaza ni igitutsi kubwira umuntu w'umugore cyangwa umukobwa ngo arashaje ni igitutsi ariko ako gatinganyi izo forklift kamaze gukora uyu munsi gatwara bwa modoka akahe ke wojo ito gatwara imbeba mu menyo genda n'umutinganyi mubazi nakaza yagusabye kuri ako kabuno kawe yaransabye ndamuboroka atugenda yantanagaho uwagusaba iki cyane kikareba kirangije ngo kote fangwa ari gahura mu mpamvu ngo ngukunda ndihe ngo mama ngo ufite iminwa myiza ndavuga ngo abazimu bashye akubona avuye he akubona kubonye he ngo bari kubyimagina mama we ese ubaho umuntu wakwimagina Godfather nawe uranyimagina unyimagina gute washyano we usa nk'ubishye usa nk'ubu wowe Eva ndaryoshye Eva nkubwije ukuri ko ndyoshye ariko nawe urabizi Eva ndaryoshye ndyoshye nk'umugore wo mu diaspora so reka tugaruke gatoya kuri ntuza kuri story ndimo kukubwira social media abantu tuyikoresha mu buryo butandukanye n'abantu banasobanukirwa sibyo niba washatse kuba public figure uba ugomba no kwakira ibintu byose uzahura nabyo urumva ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo uze ahangaha wihe public hanyuma unayitegeke uburyo igufata no you came out ugomba kwashyuminga ibyiza n'ibibi ntabwo ushobora kuza hano ngo ufate 300 500 hafi miliyoni bagukurikira urimo kunyumva wanyuma bategeke uburyo uretse kohereza game no mu top gift wanjye ravuze ngo mushireho match ngo muganire mucece okay nta kibazo tuganire niba mwarahisemo kuza hano hari niba wowe ukurikirwa n'ibihumbi magana kuki wumva ko 500 600 bimukurikira mujye mureka kuba selfish niba uje tukamenya ubuzima bwawe n'abantu bangaye muturanye ngo muri net tutazi uko basa tutazi ariho si benshi
benshi tutazi abaribo muturanye ariko niba wahisemo kuza ngo tukumenye wishaka kugira ngo tukumenye tukurigata mu nnyo gusa mu 500 bigukurikira harimo abantu bafite harimo ingegera harimo bayibobo harimo abarozi harimo abatwa harimo abantu benshi batandukanye abo bantu rero wikwinubira uburyo bagufata waje hanze baho nk'umuntu uri hanze ibintu birababaza numvaga mu kanya natambutse iwawe uri kuvuga ngo bajye bakubwira bakuvugire ku mwana uri kubwira abandi hari uwahaye uburenganzira bwo kukuvuga Eva ntawe ndakubaza how many times hari umuntu reba abantu bashyira ibiganiro hariya warababwiye ngo babishyireho hari umubloga hari umwana bita Nyita Cedro yaje arandika ngo Eva ngo kuri Facebook ngo aratwika wabisomye yabikwandikira bisoma ntago rero igitangaje ntago nkoresha Facebook wanabivuze nahanyuze reka nahanyuze so icyo nshaka kukubwira ni iki rero niba mwaremeye kuza hano hanze mwashyuminge ibyiza n'ibibi bivugwaho mugomba kubyakira urimo kunyumva so ntabwo muzaza hano ngo mutubwire ngo urumva ngo ndashaka ngo mumvugiye ngo mumvuge ibinshimishije no ngo dufata amaguruka bwa mbere mu Rwanda nkavuga ko tugomba guca abantu bigira mu miryango y'abandi byari bimaze kurengera aho abantu bashobora kugera bagafata akamaro bakajya kuyitunga ku mva ya se wa Deben bari gushaka konti urumva abantu byari so rero hano hanze mukaza hano hanze mwaacceptinge ingaruka zose zishobora guhura no zini social media hari negativity na positivity tugaruke gatoya rero kuri uyu mukobwa uri kuvuga uyu mukobwa uri kuvuga nta kintu cyo kubikoraho gihari ntabwo wafokasinga urimo ndi gufokasinga kirimo gukoresha igisura umeze nka Delira uri kurya iminwa nka bwanuka agatsindwa guys barakoze cyane urangije wamasewe wanyoheje ukoresha isura y'uburaya none dore ndatsinze dada cyuma bangu asante sana ndagukunda icyo uransetsa ese shaka kuzi ko ndiye mpwisa ko ndikireba ko ntacyo nazakumarira akomeza unkuru uransetsa iyo bagupisa inzofu ukuntu uhita uvuga urambeshye ukajya urembura iminwa ukabasoma weko wahisemo kwihisha nibyo nari bukubwira nta kibazo ibigoro bya Muyango uri kuvuga Muyango nawe ntabwo ashobotse abantu kubera babonye ko ngira igikundiro barushaho kumvuga kugira ngo bambone views cyane ko n'igihe usanga YouTube itazwi cyangwa TikTok itazwi cyangwa Instagram itazwi ariko yamvuga akabona abantu so biramumotiva thank you son of God biramumotiva kugira ngo ejo Eva don't worry we will fight for you thank you so much biramumotiva kugira ngo ejo azongera akore shange discipline ngira cyangwa uburere mfite ariko mucoma yakwihaye kuko ese nka ariko mana yaje okay meze neza shiri wanjye none se natanyiha yagiraga nuza se Instagram yiwe yagiraga views zingana iki 2,000 3,000 none ari kumvuga akarebwa n'ibihumbi birenga 150 none se gutatamvuga nje discipline ngira uburere nahawe famille yanjye uko narezwe ntabwo binyemerera kuza ahangaha ngo mpangane n'ababloga mpangane n'abayoutuber ni ukuri kw'Imana ngiye numvuga nabi ukararuriye okay I'm good nta kintu na kimwe bimbwiye ndaguha piki iwe kuko yakabije uze kumudarapa abantu bamumenye uwo ninde none yega komera ibyiza ni ukuri kw'Imana mva mbabwira mwabantu mfite abantu bankunda
mfite abantu nubaha, mfite abantu banyubaha, mfite umuryango, mfite umwana, ariko basi nimuzajya mugenda gupostinga ibyo mupostinga, kugira ibyo mukora, mujye munkurira umwana kuri thumbnail, sibyo? Ndabinginze, sinshaka kuzagenda kuripotinga umuntu, ari nabamvuga nabatanze, ariko kiriya kirara ngo ni mucoma ko gihorana urwa. Noneho uriya muhungu mujye munamuburinga, uriya muhungu sinzi ihungabana afite ku bagore, kwataka igitsina gore ni ibintu byiwe, sinzi banza igitsina gore cyaramuhungabanyije, banza mucoma atarigeze urukundo rwa nyina, banza urukundo ku gitsina gore ari ikintu yabuze cyane. Basi nimuzajya mugenda aba YouTuber, nimuzajya akwanga ku biso, nta kintu bitwara, nimuzajya mugenda gushira ngo afite ihungabana ngo banze sha tumeze neza ni amahoro. Kubera icyo umuntu abaho ubuzima bwiwe, thank you, kubera icyo ubuzi turahari turagukunda nturimo imbobo nkawe, si thank you, I really know you, thank you so much. Kubera iki abantu mubabazwa nuko umuntu abaho ubuzima bwiwe, nyine ni ikibi babangamiraho iyo umuntu yishimye ariho ubuzima bwiwe. Okay, nsigaye mvuga amagambo mabi, sometime umuntu yanayavuga. Kubera iki mwumva ko umuntu ari marayika? Kubera iki wumva ko umuntu yazinduka kuva ku wa mbere YouTube ari we kugera ku cyumweru? Kubera iki mwumva umuntu yagira umutima se? Njye se ndibuye, nanjye ntabwo ndibuye. It doesn't matter, buri gihe bararikodinga ngo gupostinga iva kuri Facebook hayitashye. None njye sinanakoresha Facebook nta na rimwe, nanjye ntabwo ndibuye, ntabwo ndemwe mu matafari, navuga nabi. None kubera icyo umuntu adashobora kubaho ubuzima bwiwe? Ubeho ubwawe, nibereho ubwanjye, nta kibazo na kimwe bitwara, nta muntu ndababaza, nta muntu ndataka, nta muntu nzagira gute. Ariko please nujya kumpostinga ndakwinginze nkuriraho umwana, sibyo? Nkuriraho umubebe. Ari nayo mpamvu ntashobora kumuzana uko byagenda kose live, bisigaye bigoye. Nkuriraho umwana pe, nta kintu na kimwe umwana ahuriyeho n'ibi, aracyafite imyaka 4, nta muntu n'umwe azi ibi bya social media. Nyine just mukure kuri thumbnail, maze ubundi mundeke nibereho ubuzima bwanjye, namwe mwibereho ubwanjye. Ese mwe muri perfect? Ubuzima bwanyu buri perfect? Nje n'ubundi bazabireba. Umwana babizi ko atarari muri icyo kiganiro. Ujye unshira. Stream online, just like, share, subscribe.